Igitondo cyiza tubahaye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye kugira ngo tumwishimire tumukorere kandi turusheho kumugandukira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha, abanezeze kandi yite ku buzima bwanyu bwa buri munsi, imibereho yanyu ya buri munsi ayiteho. Reka dushime Imana kandi tubahe ikaze cyane muri kiganiro Romate. Njyewe ni Theogene Kayiranga mumenyereye mu kiganiro Romate. Umwami wacu Yesu Kristo abiteho kandi abanezeze aho muherereye hose. Dusenge. Mwami Yesu turagushima cyane kuko uri umubyeyi wacu kandi dukunda, turakunezerewe cyane ko ari wowe twitaho iminsi yo kubaho kwacu yose, uhabwe icyubahiro. Duciye bugufi rero kugira ngo wowe ushyirwe hejuru, duciye bugufi kugira ngo icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru mbere y'ibindi byose, duciye bugufi kugira ngo data wamamare, ubuzima bwacu bwose bugengwe nawe, imibiri yacu igengwe nawe, udukize indwara zo mu mibiri yacu, udukize indwara z'imitima, udukize mu nzira tunyuramo zose, udutarure tubone ubwiza bwawe, tubone ibitangaza byo mu mategeko yawe wandikishije ko abo ukunda uzabarinda kandi ikigeretse kuri ibyo ukabageza mu bugingo bw'iteka. Duciye bugufi rero kugira ngo twumve ijwi ryawe muri iki gitondo, uganire natwe, utuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Igitondo cyiza kuri mwese, un bon matin à tout le monde. Igitondo cyiza kuri mwese abakunda ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze kandi nishimiye kubana namwe muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye. Uyu munsi turasoma Zaburi ya 41, imirongo mikeya, hanyuma ndakora commentary ntoya, twumve icyo umwuka avugana natwe muri iki gitondo. Aravuga ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago, Uwiteka azamurinda mukize, kandi azahirwa ari mu isi, kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Uwiteka azamwegamiza ahondobereye ku buriri, ni wowe umubyukiriza uburiri iyo arwaye. Naravuze nti Uwiteka umbabarire, ukize ubugingo bwanjye kuko nagucumuyeho, abanzi banjye banyifuriza nabi, bati azapfa ryari ngo izina rye ryibagirane. Kandi umwe muri bo yaje kunsura abanshunga, umutima we ukiyuzuriza inama mbi, agasohoka akabivuga. Abanyanga bose bamvugira mu byongorerano, bangira inama yo kungirira nabi, bati indwara ikomeye imubayeho akaramata, noneho ubwo aryamye ntazabyuka ukundi. Kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo imbangiriye imigeri, ariko wowe Uwiteka umbabarire umbyutse kugira ngo mbiture. Iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira no ku mwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha, kandi jyeweho unkombereza gukiranuka kwanjye, kandi unshyira imbere yawe iteka ryose. Uwiteka Imana ya Isirayeli ahimbazwe uhereye kera kugeza iteka ryose. Amena kandi amena. Iyi ni Zaburi ya 41 dusomye, ni Zaburi navuga nziza cyane kuko irimo amagambo navuga y'imbamutima, irimo amagambo aremereye, irimo amagambo akomeye, irimo amagambo arimo niba navuga mixed emotions, les emotions mélangées. Harimo kumva udafite security, ukumva ntabwo ufite security, ukumva urabangamiwe mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukumva ntabwo uguwe neza, ukumva ntabwo birimo bigenda neza uko ubyifuza, ariko agahanga amaso Kristo, agahanga amaso Uwiteka, akavuga ati nubwo bimeze bitya, ariko nta kabuza ko wowe Uwiteka unyishimira kandi uzarushaho kungirira neza mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Imirongo ya mbere itangira ivuga cyane ku bakene, ivuga kuri pariti y'abakene n'uburyo abakene babayeho. Avuga ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Iyo twirata mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane abafite ubushobozi, abantu bafite akazi, abantu bafite relationships nziza, abantu bafite ingo nziza, bafite abana beza, bafite iby'ibanze by'ubuzima busanzwe aho baba, bafite logement, bafite moyen de déplacement, bafite ibintu byinshi byiza, barize, bafite amadegree. Iyo birata baba birata ibyo ngibyo akenshi bagezeho. Iyo birata bavuga abantu bahuye nabo. Iyo uvugana n'umuntu ukomeye akubwira ibihugu yagenzemo, abantu bicaranye, akubwira abo basangiye, akubwira turandamuzi, twarakuranye, yajyaga aza iwacu, ibintu nk'ibyo.
ku buryo umuntu uciriritse uciye bugufi aba intimide no kumva hari umuntu, hari ibintu atarageraho, hari ibintu adafite, akavuga ngo oh jyewe Uwiteka se uzangirira neza ryari, kumva ameze nk'utariho. Abandi bariho ariko jyewe ntabwo ndiho. Uyu munsi ndifuza kukwibutsa wowe cyane cyane uwizera Kristo ko tudakwiye kwishongora cyane dushingiye ku byo turusha abandi. Ntabwo dukwiye kwishongora cyane dukwiye ku byo turusha abandi, nta nubwo ari byo biduha identite y'abo turi bo muri Kristo Yesu. Twese ikiduha identite y'abo turi bo muri Kristo Yesu ni ukuba twaramwizeye akatubera inshungu, kugira ngo twese abariho n'abazabaho, abapfuye n'abazima, twese tubashe kumwegera tunyuze muri icyo kintu cyitwa kwizera. Iyo konsepte yitwa kwizera twese iradukusanya, aboroheje n'abakomeye, ikaducisha bugufi ku birenge by'umukiza wacu. Rero iyo ufite witwa ko ufite rebye materiel ukita kuri bandi badafite, ni ikintu gikomeye cyane. Najya nkubwire ngo ntabwo ari ikintu Imana ireba ikakirengagiza. Wanditse Bibiliya aravuga ngo wanditse Zaburi aravuga ngo hahirwa abita ku bakene, ngo kuko nabo ku minsi y'ibyago, ku minsi mibi, ngo Uwiteka nabo bazajya barinda abakize, ngo azajya abiyegamiza, azajya basanga ku gisasiro ababyutse. Ntekereza ibihe bitandukanye by'ubuzima nanyuzemo, cyane cyane ibihe nari mfite health issues, ibihe by'ubuzima bwanjye butari bumeze neza, nkatekereza nkavuga ngo iyo aza kuba atari Uwiteka wanyiyegamije ngo mbyutse, uyu munsi ntabwo nari kuba ndi kuri mikoro mvuga mu kiganiro Le Matin, ahanjye hari kuba haribagiranye. Ikintu cyantangaje ni uko umwe mu bavandimwe igihe barimo bansengera, nibyo bambwiye, ntabwo je ne te parle, igihe barimo bansengera umwe yaratubwiye ati igihe natanga icyifuzo cy'umuntu urwaye urembye wenda gupfa, umwe mu bo twari kumwe, Imana yamuhaye message avuga ngo uwo muntu kuba hari umuntu yagiriye neza birahagije ngo mukize. Ntabwo iyo ugira neza uba uteganya ko uzarwara kugira ngo Imana izibuke uwo murimo mwiza urimo ukora. Ntabwo ari byo umuntu aba yateganije ngo niba ugiye gukora umuntu ikintu cyiza uvuge ngo nanjye nigera mu bihe bibi Imana izabikora. Oya, biza kubera ko ariko uteye, ariko kamero kawe. Ariko ku rundi ruhande Imana ntabwo ibyirengagiza. Nkubwire ngo imirimo yose myiza ukora cyangwa se nawe bagukorera, imirimo yose ntabwo Uwiteka ayirengagiza. Hahirwa rero uwita ku bakene, kuko ngo Uwiteka nawe ntabwo azamwirengagiza, ahubwo azamwiyegamiza ku munsi w'amakuba, ku munsi w'ibyago. Hari igihe tuba selfish cyane, umuntu akirebaho cyane, akibabarira, akumva niwe wenyine uri centre d'interet, niwe zingiro ry'ibintu byose. Ariko siko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Nahoze nsoma mu gitondo, nkunda gusoma utuntu dutandukanye kuri social media, hari umuntu wanditse utuntu twinshi dutandukanye avuga ngo nubwo twirata ubuzima bw'imibereho ikomeye cyane myiza turusha abandi, tukirata inzu nyinshi dufite, tukirata amagarderobe arimo imyenda myinshi, tukirata ibintu byinshi turusha abandi, ariko yagenda agatanga ingero avuga ngo muzarebe ninde muri mwebwe wambara imyenda yose iri muri garderobe. Avuga ati ntawambara imyenda yose iri muri garderobe, ntawayambara yose. Bamwe muri twebwe dufite n'iri muri garderobe tutaya twambara na rimwe, par exemple kubera ko twayirenze tutayishobora kuba yadukwira, tukananirwa no kuba twayitanga tuyihe abikwira. Uko niko tumeze. Abantu benshi muri twebwe ubutunzi dufite n'ubundi ngo dupfa tutabugejeje, bwose tutabumaze. Ntabwo tuva mu isi ubutunzi bwose tubumaze. Aravuga ngo 70% by'ubutunzi dufite ntabwo usanga ari ubutunzi tuzakoresha tukiriho, niko yavugaga. Usanga ari ubutunzi buzakoreshwa n'abandi bazaba bari inyuma yacu. Agatanga urugero rw'Umushinwa wari ufite amabiliyari n'amabiliyari y'amadolari kuri konte, hanyuma igihe kimwe arapfa. Amaze gupfa umugore we yishakirwa n'umushoferi wabo, hanyuma shoferi aravuga ngo iki gihe cyose maze nkorera uyu databuja, ntabwo nari nzi ko iyi myaka yose yamaze ari jyewe yakoreraga.
ati yiruhaga akuya buri gitondo buri munsi agenda agataha yananiwe, ntanezerwe mu rugo, ntagubwe neza mu rugo, agahora ashihagurana, ariko dore arapfuye, ifaranga byose jyewe n'umugore we ubaye uwanjye uyu munsi ni twebwe tugiye kubyinjoyinga. Ni ukuvuga ngo bosi imyaka yose yamaze akora ni jyewe yakoreraga. Iyi nkuru irerekana neza ngo ilifo ko abantu bagena umwanya wo gutekereza ku buzima bwabo, bakanezerwa no kugira good relationships, bakanezezwa no kugira ubuzima bwiza, bakanezezwa no gukora ibituma imitima yabo inezerwa, kuko nyuma y'ibintu byose ntabwo ikimataringa ari ukugira ibya mirenge, kuko ibya mirenge birasigara ariko wowe ugatabaruka. Iyo utabarutse rero ugatabaruka nabi ntacyo biba bikumariye, ahubwo biribwa n'abasigaye. Ntabwo ndi kubabuza gukora no gukoresha imbaraga zose zanyu, ariko ndimo no kubabwira ngo mushyiremo balance, mukorere Imana, mukunde abantu b'Imana, mukore umurimo w'Imana hakiri ku manywa. Umwami wacu Yesu Kristo rero abagirire neza. Hahirwa rero uwita ku bakene. Niba ufite icyo wamarira umukene ukimukorere, kuko nabyo bizakuzanira umugisha ku munsi mubi. Ndagira ngo rero kandi ushire ubwoba. Uwanditse Zaburi avuga ko ari iya Dawidi, yaravuze ngo hari abanyanga banansura bakabona ubuzima mbayeho bakumva birababaje. Aba ngaba ni abandi twita abanyeshyari, abantu bangana, abantu baza mu rugo bakaba bareba buri kantu kose, bakaba bareba detaye, bakaba bareba buri kantu kose, basanga hari akantu ufite umurusha akababara, akumva afite umujinya, akumva ntabwo wagombye kubaho uko ubayeho. Aba rero ni abanyamwaga, aba ni abanyeshyari, aba ngaba bateye ubwoba Dawidi wanditse iyi Zaburi. Avuga ngo iyo bavuye mu rugo bagenda bangira inama, ndetse iyo basanze ndyamye ku buriri ndwaye baravuga noneho iriya ndwara ntabwo azayikira, izamuhitana. Nanone nibutse igihe nari ndwaye bikomeye, hanyuma bamwe mu bo nitaga inshuti zacu za famiye bakajya bapositinga amafoto bavuga ngo umuhungu wa Kanoni arenda gupfa. Kubona ko bibanejeje, kwibaza ngo uyu muhungu wa Kanani wenda gupfa yabatwaye iki, yabagize iki ku buryo bituma umuntu anezezwa nuko runaka agiye gupfa, kandi uwo muntu nta kintu wamutwaye, uwo muntu ntabwo mwadikanije, uwo muntu ntabwo musangiye bizinesi ngo baramutwaye abakiriya, uwo muntu ntabwo rwose mujya muhura no mu nzira, atuye iriya nawe utuye hirya, ntabwo muhura. Ariko ishyari, uburakari n'ibindi bituruka mu mutima utizera Imana bikaba ari byo bigwira muri bo, maze uwo muntu akifuza ko upfa, akifuza ko udahura n'ibyiza. Uyu rero wanditse Zaburi aravuga ngo ariko data, nizeye ko uzantabara, nizeye ko uzangirira neza, nizeye ko uzanyumva ku munsi mubi, igihe abanzi banjye bazaba bampagurukiye. Akavuga ko nzishimira ko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Muri iki gitondo ndagira ngo ngiye nguha ijambo rikomeye cyane, nkubwire ngo ntabwo abanzi bawe bazavugiriza impundu kunesha, kuko Uwiteka arakwishimira kandi yishimira imirimo yo kwizera kwawe, yishimira uburyo ki ukoramo umurimo w'Imana. Kandi niba uzi neza ko utari uwo kwishimirwa n'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi uhindure. Buri munsi tuba dufite amahirwe yo kurushaho gusa na Yesu, buri munsi tuba dufite amahirwe yo kurushaho kwakira ubwiza bw'Imana binyuze mu ngeso zacu nziza za buri munsi. Uwiteka rero akwishimire, akunezeze, kandi ntiyemerere ko abanzi bawe bavugiriza impundu kunesha. Umutima wawe ube proper imbere y'Imana, unezezwe n'imirimo ukora uyikorera Imana, kandi ntucibwe intege n'ubuzima bwa buri munsi. Warahamagawe, Kristo yaraguhamagaye kugira ngo umukorere, yaraguhamagaye, kandi uko byagenda kose azaguha uburyo bwo kumukorera no kumwamamaza aho uzaba uri hose. Ugire amahoro rero, ntuhangayitswe n'ibikugose bitagenda neza, ntuhangayitswe n'abatagukunda bakuvuga uko utari, ukomeze umurimo Imana yaguhamagariye. Kristo muri kumwe, Kristo azakurinda, kandi Kristo azarinda umuryango wawe, urubyaro rwawe igihumbi azaba kuri wowe, kubera ko wahisemo gukiranuka. Gendana na Yesu, akwishimire, akuyobore mu nzira nziza, kandi byose abikore guhesha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Mwami Yesu, ndagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye, dushoboze kwakira imbaraga zo guhamya uwo uri we, kandi dushoboze gukoresha ibyo waduhaye kubw'icyubahiro cyawe. Uturinde mu ntege nke zacu, ibitugose biturusha imbaraga ni byinshi, ariko wowe byose ubirusha imbaraga. Urinde ubugingo bwacu, urinde imibiri yacu,
ubane natwe muri byose, kandi uyu munsi uduhemo ibyishimo bidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Ugire umunsi mwiza, bye. Kandi niba utarakora subscribe uyikore. Yesu aguhe umugisha.